hari ibintu byagupfanye uratuza uriyakira, ariko Kristo ntiyigeze yakira urwo rupfu. Reka nshimire buri mukristo wese wandikiye Yesu akabaruwa. Buryo uri gusenga yibiri na akabaruwa wahaye Kristo. Ndamukunda we, nta kazi akubwira ubuzima, ntabihumura Kristo araje. Ntiyigeze afata ibihumura neza, ntabwo yigeze yikorera imibavu. Mu yandi magambo, ijwi ry'umukanguzi. Yesu ashimwe cyane inshuti z'umusaraba, ndabasuhuje mugire amahoro ya Kristo Yesu. Ni mwene so Anicet niyomugabo ku ijwi ry'umukanguzi. Nk'ibisanzwe tubahaye ikaze, turi kumwe na mwene data Christian Imana cyangwa se Chris, kandi namwe ntitubirengagije aho muri hirya no hino mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. By'umwihariko reka tuze gusuhuza abajirani betu apa karibu na frontiere ya Goma. Turabasuhuje, ndabizi ko mudukunda cyane. Abantu bari Masisi, abantu bari ahitwa mu kadirishya ka Masisi, dukunda kubana cyane. Turabazirikana rero ku mutima biriho, kandi n'izindi reka mvuge ngo kira ngambo na ngambo. Tubahaye rero ikaze kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Dusuje bene data ababanyi mu gihugu cy'abaturanyi, abari Uganda, ubwo ndi kuvuga abantu batwereka urukundo cyane, yego, n'abandi bari aho tuvuga ngo ni bwota amasimbi cyangwa se hakurya y'imipaka y'umugabane wacu wa Afrika. Tubahaye ikaze, kandi reka nongere mbabwire ngo mugire ihumure ribonerwa muri Kristo Yesu. Narabibabwiye, ntabwo kumva ijambo ry'Imana ari impanuka. Nubona warikinze kuri iyo layiki gusa, watikinzeho gusa, jya umenya ko ntabwo ari wowe ubyihaye, nta nubwo ari nawe ubyishakiye. Ni Imana ikurarikiye kumva mu magambo twagiye tuvuga, kuko natwe tuvuga ari ku mutima w'Imana. Niba tuvuze ijambo riri ku mutima w'Imana, Imana yakurarikiye kuryumva, niyo mpamvu ibikuraritse kugira ngo uhananwe umugisha hamwe natwe. Rero turabasuhuje, twifatikanyije nabo twasenganye mu masengesho y'ubwashize, twasenze kuri WhatsApp group. Twifatikanyije namwe ab'Imana yakoreye imirimo n'ibitangaza gushima, kandi nejejwe n'Imana ku bwanyu. Ntabwo nari kubura kubasuhuza, kandi ndabashimiye. Twagize umugisha, ndetse dukorera n'umugisha kuri bene data bari bakeneye Bible, ziraboneka, zigera nubwo ziza kurengaho, kandi ntabwo navuga ngo zararenze komuteri, ko n'ubundi twari twiyemeje umubare mukeya hamwe n'ibindi. Kandi mukomeze mushyigikira bene so, musangiye amakuba y'ubwami, kandi musangiye gutegereza ku ijwi ry'impanda. Mukomeze kubashyigikira aho bari. Paulo yaravuze ngo dusabirane, ariko twibuke no gusabira abera bose. Rero Imana ibaha umugisha. Reka nibutse abakristo aho muri ko turi mu minsi yo guhana inkunga, cyangwa se gufatana mu maboko, kugira ngo tuze kwagura ubwinshi bw'ibitabo bya Bibiliya. Yego, reka dushimire n'abayobozi muri Bible Society of Rwanda. Tubashimire cyane cyane byimazeyo. Basohoye Bibiliya y'abafite ubumuga bwo kutabona, basohora Bibiliya y'abantu batazi gusoma no kwandika. Bibiliya ivuga, n'ubwitange bukomeye mwagiye mukoresha, turabashimiye. Rero reka nibutse abandi bakristo ko kugira ngo abantu tubana ku ijwi ry'umukanguzi, nagiye nkunda kubabwira umugabo wanyigishije misiyoloji. Twageze ku mva ya Yesu, ndasirimba, ndabyina, ndababwira nti mureke tubyine ku gituro cya Kristo kirangaye. Nibyo turabyina, ariko nyuma yaho arambwira ngo ntabwo ikimenyetso cy'umuzuko wa Kristo ntabwo ari uko imva irangaye, ahubwo ikimenyetso cy'umuzuko wa Kristo ni uko aba muzima muri wowe, ugakora ibikorwa bizima nk'ukoreshejwe na Kristo Yesu. Rero nanjye reka mbabwire ngo kubura kwa Bibiliya ntabwo ari ugucika kw'ibitabo, ahubwo ni ukudahindurwa kw'abumvisha ijambo ryanditse muri Bibiliya. Ndabizi ko gucika kw'ibitabo bizatera abantu benshi amapfa, ariko nkawe wumvisha ijambo ry'Imana, rizirikana uririnde, ko Dawidi niwe wabivuze, yaravuze ngo nabikiye ijambo ryawe muri njyewe kugira ngo rindinde ntazagucumuraho. Kandi tugeze mu gihe kigoye, reka nigishe buri muntu wese ushaka kurama, kubaha no kumvira amategeko yategetswe, hanyuma ukayoboza umwuka inzira. Yego,
reka dufatikanye dusenge, nitumara gusenga tuganire, ntabwo turi buze gutinda, ariko ndabinginze. Yesu yavuze amagambo akomeye, yaravuze ngo abana b'abantu ni abanyabwenge ku ngoma yabo ngo kuruta abana b'umwuka. Yego rero abana b'umwuka namwe muyoborwe n'umwuka, kuko Bibiliya iratubwira, niko ijambo ry'Imana rivuga ngo ikibyarwa n'umwuka cyose nacyo ni umwuka, kandi ikibyawe n'Imana kinesha isi. Gutsinda isi rero ni ugutsinda ibyaha aho abandi bagwa, ni ugukiranuka aho abandi bakiraniriwe, ni ukugaragaza ishusho ya Kristo muri twebwe mu gihe isi ari umwijima tugatanga umucyo. Uko niko gutsinda isi. Reka dufatikanye dusenge. Narababwiye ngo ntugasenge udafite umwanya, ntugasenge ari iby'imigenzo. Sinkunda habe na gato abantu batubwira ngo amamega yacu mwayamaze, ngo turanafungura, ngo tugasiga muri kuvuga tukigendera. Oya, ntabwo ari iyo ntego yacu. Ntabwo tuzanywe no kugira ngo duhembwe, ntabwo tuzanywe no kugira ngo views yawe iboneke wowe utabonetse. Oya, niba uri kuviewinga nyine be ready kumva n'ibyo wa viewinze. Niba wakurikiye ijambo ry'Imana, kurikira. Kandi ntabwo tuvuga tugira ngo abantu bumve gusa, kumva hagerekwaho igikorwa, hari indi action isabwa yo kumvira. Imana ibibashoboze kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Data wa twese uri mu ijuru, Imana y'agakiza kacu, Imana umugenga wa byose, turagushimiye. Ujya utegeka ibihe bigahinduka, wategeka umwuka w'abariho bagapfa, kandi wategeka umwuka n'ibipfuye bikazuka. Izina ryawe nirishimwe. Turaryama tutazi ubwenge bwagiye, ariko iyo tubyutse mu gitondo dusanga bugihari. Wowe uziga mu bwenge bwacu tukaryama nk'abatabufite, mu gitondo ukabudusubiza. Reka ngusabe ngo n'imbabazi zawe uziduhe tuzisubirane. Nongere utugirire ubuntu, ubwiza bwawe kuri twebwe, ineza yawe uyisoze kuba kwiringiye. Ijambo ryawe niko ryambwiye ngo nta kintu na kimwe cyiza uzima abantu bagenda batunganya. Izina ryawe nirishimwe. Turagushimiye ko watwiyegereje, uca inzira mu mubabaro n'urupfu, ucamo inzira y'ubuzima, urangije utubonera umwanya mu ijuru, twicaza iburyo bw'Imana. Pawulo yabwiye Abakolosayi ngo natwe twarazuwe, tuzurwa turabera n'abaziranenge, tutagawa, dushyirwa iburyo bw'Imana. Ndagushimiye mwami, waratuzuye utugira abazima. None reka ubuzima bwacu buganire n'ubupfuye, hanyuma ubupfuye nabwo buhabwa ubundi buzima, ubwo kubaho turiho muri Kristo, tubiterwa n'ubuzima bw'umukiranutsi witanze. Ureke n'imibabaro yacu n'ubwitange bwacu, ubwo nabwo bube umurama uvuka mu bundi buzima. Izina ryawe nirishimwe. Umuntu ubibye ibishyimbo asarura ibishyimbo, Kristo nawe yabibye ubuzima asarura ubundi buzima. Natwe turagusabye kugira ngo ubuzima bwa Kristo buri muri twebwe ntibuduhombere. Tolerance dry perimandi ya horia. Ubuzima bwa Kristo buri muri twebwe busabane n'ubwa bene data wari waraguye abyuke, ineza y'Uwiteka igaragare. Mwami, ndagusabye kugira ngo kuboko kwayo kuramira abagenzi, kongere kuramira abantu. Mitima y'abantu iravunitse, ndetse abantu benshi baguye isari. Ndagusabye kubw'ineza n'icyubahiro cyawe kugira ngo womore inguma. Izina ryawe nirihimbazwe. Womore inguma. Abantu bakandiraho bababara kugira ngo bakize imvune zo mu mitima, bakandiraho bababara mu izina rya Yesu Kristo. Satani unaniza abagenzi, agenda bavunira hirya no hino, agakoresha akanwa nk'inyundo akavuna, gakoresha amaboko y'ababisha nk'inyundo akavuna, gakoresha ubuhemu bwo mu mutima nk'inyundo akavuna. Ariko ndagusabye kugira ngo womoraho uruguma rwari ruri, nurangiza uhumuriza abantu bawe, udufata amaboko kugera kuri wa munsi. Turabigushimiye. Dusengeye abantu barwaye, ngo Imana agakiza kacu ibakize. Abantu bishimye, umunezero wabo uguhesha icyubahiro. Mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Ndaza kubasaba dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana. Ntabwo matinda, ni agace gatoya, hanyuma namara kwasoma tukaganiraho tugasenga. Ni inkuru ya Razaro. Yesu ajya kuzura Razaro. Ndaza gusoma mpereye
ku murongo wa 20. Igice cya 11 ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana umurongo wa 20. Haravuze ngo Marita yumvise ko Yesu aje ajya kumusanganira, ariko Mariya asigara yicaye mu nzu. Marita abwira Yesu ati, databuja, iyaba wari hano musaza wanjye ntaba yarapfuye, kandi n'ubu nzi yuko ibyo usabye Imana byose Imana izabiguha. 23. Yesu aramusubiza ati, musaza wawe azazuka. Marita aramubwira ati, nzi yuko azazuka mu muzuko wo ku munsi w'imperuka. Yesu aramubwira ati, ninjye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho, kandi umuntu wese ukiriho unyizera ntazapfa iteka ryose. Mbese wizeye ibyo? Aramusubiza ati, databuja, nizeye yuko uri Kristo umwana w'Imana ukwiriye kuza mu isi. Amaze kuvuga ibyo aragenda ahamagara mwene se Mariya rwihishwa, aramubwira ati, umwigisha yaje araguhamagara. Abyumvise ahaguruka vuba aramusanga. Icyakora Yesu yari atarasohora mu kirorero, ahubwo yari akiri aho Marita yamusanze. Abayuda bari kumwe na Mariya mu nzu bamuhoza. Abonye uburyo ahagurutse vuba asohoka baramukurikira, batekereza ko agiye ku gituro kuririrayo. Mariya ageze aho Yesu ari, amubonye yikubita imbere y'ibirenge bye, aramubwira ati, databuja, iyaba wari hano musaza wanjye ntaba yapfuye. Yesu amubonye ararira. Yesu amubonye arira, n'abayuda bazanye nabo barira, asuhuza umutima arawuhagarika, arababaza ati, mbese mwamushyize he? Baramusubiza, databuja, ngwino urebe. Yesu ararira. Abayuda baravuga bati, doreye, nimurebe uburyo yamukundaga. Ariko bamwe muri bo baravugana bati, uyu ko ahumura impumyi, ntaba yarabashije kubuza n'uyu ntapfe? Yarabashije kubuza n'uyu ntapfe. 38. Yesu yongera gusuza umutima, agera ku gituro cyari isenga, ashyizweho igitare ku munwa. Yesu arababwira ati, nimukureho igitare. Nsoza haravuze ngo Marita mushiki wapfuye aramubwira ati, databuja, none aranuka, kuko amaze iminsi 4. Yesu arababwira ati, sinakubwiye nti niwizera uri bubone ubwiza bw'Imana? Mwakire neza iri jambo ry'Imana. Ngira ngo gatoya tuganire kuri iri jambo, mbabwire ngo aje ntabihumura kandi azuye ibyapfuye. Ndabisubiramo, aje ntabihumura kandi azuye uwapfuye, azuye ibyapfuye, akuye urupfu mu bubiko bwaryo. Ndagira ngo mbabwire ko ububiko bw'urupfu ni intumbi, ni ibirambaraye, ni ibimaze igihe bipfuye. Akuye urupfu mu bubiko bwarwo. Nasomye Bibiliya irambwira ngo ku munsi w'amateka Imana ihamagaye abakiranutsi tuzataha. Muririmbyi yararirimbye ngo igipfa kimizwe no kudapfa, ngo tuzabaza urubori, urupfu turubwire ngo urubori rwawe rurihe. Sinzi umuntu turi kuganira nawe kuri uyu mwanya ku ijwi ry'umukanguzi, ndagira ngo mbabwire ngo hindukirira uruhande rw'ibyari bipfuye, ubibwire ngo utanga ubuzima ni Mesiya, tanga ubuzima ni Kristo, tanga ubuzima ni Yesu, kandi niwe nizera. Imana ishimwe. Uyu ni Razaro wo mu mudugudu w'i Betaniya, afite abavandimwe babiri. Bibiliya yivuga uwitwa Mariya na Marita. Marita yari umukobwa wakundaga kwita ku bigishwa ba Yesu ubwo Yesu yakundaga gusura runo rugo. Ndaza kukubwira ngo Imana ishingire ku rukundo uyikunda ize kukugenderera. Marita yakundaga kubatekera akabagaburira. Razaro yari umuhinzi, hanyuma umwero wa mbere akawikorera akawuha Kristo, akawuha abigishwa, icyo twita ituro ry'umuganura.
bikora ku mutima wa Yesu, bituma Yesu amugira inkoramutima. Bibiliya iravuga ngo yaramukundaga cyane. Imana ishimwe. Noneho nyuma ya Marita hari mushiki wabo witwa Mariya, wakuze abana n'izi mfubyi ebyiri ko se na nyina bari barapfuye. Mariya ahitamo umwuga mubi, ariko kubw'ubuzima bubi n'imibereho yari arimo ajya gusambana. Mbibutse ko abantu babihitagamo mu gihe kimwe na kimwe, bacibwaga mu Bayuda, ariko kandi aho bari mu banyamahanga ntabwo bababureyimingaga cyane, ko hari ibihugu bimwe na bimwe muri iki gihe byemeraga abantu b'abamaraya ndetse bakibaruza. Niba mubyibuka, Bibiliya ivuga maraya witwa Rahabu, niba yariye ariko akamenyekana ko ari maraya, birumvikana ko yarazwi. Hari abahanga bajya bavuga ngo bagiraga amatini namba. Niba Bibiliya ivuga umusamariyakazi, birumvikana ko yari indaya. Yesu yaramubwiye ngo abagabo 5 mwararanye nabo si abawe. Niba Bibiliya ivuga Tamari, mujye mubyumva, bari indaya. Ariko kandi hari abantu bahisemo uyu mwuga atari cyo bashaka gukora. Abo rero ndagira ngo nkubwire ngo Kristo muzima arakugenderereye. Ko mu mutima w'umuntu ufite gahunda yo guhinduka no guhindukira, ibiganza by'Imana biri hafi cyane kugira ngo bikwakire, kuko Imana igutegeye amaboko. Dushimiye Imana. Hanyuma Razaro ararwara indwara yishe se, arwara indwara yishe nyina. Razaro amaze kurwara iyi ndwara, Yesu amusiga arwaye. Ntabwo Yesu yagiye Razaro ari muzima, ahubwo yagiye Razaro atangiye kurwara, asiga Razaro atangiye kurwara. Bibiliya iravuga ngo Abayuda bashatse kumutera amabuye, abanyuramo aragenda. Mu yandi magambo, hari impamvu nyinshi zatumye Kristo ava ku buzima bwawe. Hari impamvu nyinshi zagiye zituma Kristo aguhunga. Zimwe na zimwe zaturutse ku bantu, zirangije zonona ubugingo bwawe. Zimaze konona ubugingo bwawe, ziguteza amakuba, ariko kandi hari n'izaturutse kuri wowe. Ndagira ngo nkubwire rero ngo agarutse atitaye cyari cyaramwirukanye, kuko uwakunda yamaze gupfa. Ubuzima budafite Kristo buba bupfuye. Iyo tuvuga ubutayu, tuba tuvuga mu Kirundi babwita ubugaragwa. Ni ahantu hadahingwa, hatari amazi, ni ahantu hadatuwe, hatari icyatsi, ni ahantu hataba ubuzima. Uwo mutima udafite Kristo nawo ni kumeze. Mu yandi magambo, urapfuye. Ubuzima bwa Kristo, ndagira ngo mbabwire ko ushaka kubiba ibigori asarura ibigori, n'ushaka umusaruro w'ibijumba abiba imigozi y'ibijumba. Rero na Kristo kuko yashakaga ubuzima, yabibye ubuzima kugira ngo asarure ubuzima. Hari umuririmbyi wavuze ngo mu rupfu rwa Kristo niho havuyemo umurama w'agakiza. Mana yongera ifumbire mu buzima bwawe, hameremwe ubundi buzima, wongere ushibuke. Mana ishimwe. Ubuzima bwatsindwaga, hari ubuzima bw'umutsinzi bubibwe. Wananirwaga kenshi, ariko ubuzima bw'uwanesheje burabibwe. Gorigota yakiriye umuntu ukwiriye kugupfira, ndetse Nyabihanga hageze ibirenge bikwiriye kugucungura. Ndetse ku manywa y'ihangu hari umanitswe mu mayira abiri, kugira ngo numwumva ukizera uhinduke muzima. Imana ishimwe. Mariya agiye kubona Yesu atangiye kurwara. Ndashoje kandi mumbabarire. Abona Razaro atangiye kurwara. Arangije aravuga ngo ariko Yesu ashobora kutagaruka inaha kubera Abayuda. Aramwandikira, amuha akabaruwa, aramubwira ngo ukunda ararwaye. Yesu ngo akabone, aranagasubiza. Reka nshimire buri mukristo wese wandikiye Yesu akabaruwa. Buryo uri gusenga yibiri ni akabaruwa wahaye Kristo. Yaragasomye rwose. Ndagira ngo nkubwire ngo muri niba ture ni akabaruwa wanditse. Ndagira ngo nkubwire ngo ninjoro ni akabaruwa wanditse. Igihe wafashaga umukene burya ni akayimvitasiyo wari uhaye Yesu, kuko yarabivuze ngo uhaye umukene abangurije. Ela edra. Haleluya, haleluya. Ngo usuye imbohe abansuye, usuye abarwayi abansuye. Hari abantu bandikiye Yesu tubaruwa. Aranadusubiza rwose, ko hari abantu yabwiye ngo kuko muri abagwaneza, kuko mutarya mwenyine, kuko mutanga, nanjye nzabagirira neza. Ariko utegereza ineza, ubona ntihise isa, ukomeza kuremba. Yabonye akabaruwa arakandika, araguti ndabizi ko Razaro arwaye, ariko iyo ndwara arwaye ntabwo ari yo kumwica,
niyo gutuma izina ry'Uwiteka Imana rihabwa icyubahiro no gutuma izina ry'umwana w'Imana rihimbazwa. Kuko rero ibibazo wabigezemo, ariko kandi kubigukuramo harimo ubutabazi bwa Kristo. Nshimiye Imana ko biri gutuma izina rya Kristo mu kugukiza, mu kugutabara, mu kukurengera, mu kukugirira neza, bizatuma izina rya Yesu Kristo rihabwa icyubahiro. Imana ishimwe. Ubwo rero harimo icyubahiro cy'Imana, reka nkubwire ngo nawe ntiyakwanga kuzaho icyubahiro cye kiri. Ko Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo yarirahiye kwitazigera ituma icyubahiro cyayo gihabwa undi. Ubwo ari icy'Imana rero ikirwanirire. Imana irwanirira icyubahiro cyayo mu rubyaro rwawe, irwanirira icyubahiro cyayo mu rugo rwawe, irwanirira icyubahiro cyayo ku buzima bwawe, igituma izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Imana ikirwanirire mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Arababwira ngo ntabwo ari iyo kumwica. Razaro arakomeza ararwara, araremba, yababwiye ngo si iyo kumwica, ndetse arapfa. Apfuye ntibatuma kuri Yesu ngo bamubwire ngo yapfuye, baramuretse baravuga ngo yahunze Abayuda. Batekereza ko yahunze Abayuda. Asibira rimwe, kabiri, gatatu. Bibiliya iratubwira ngo asibira kabiri, ubwo kabiri gukuba kabiri ni 4, ni iminsi ine yari igeze. Hanyuma Yesu arangije abyukira i Betaniya. Le bras et danse. Asibira kabiri, amara iminsi ine, arangije abyukira i Betaniya. Mariya na Marita ntibamuhamagaye ku munsi w'urupfu, apfa baramwihoreye. Hari ibintu byagupfanye, uratuza, uriyakira, ariko Kristo ntiyigeze yakira urwo rupfu. Ubwo yari yavuze ubuzima kuri ibyo byapfuye, ntiyakiriye urwo rupfu. Ariko umuntu apfusha mariage, hari ubuzima bujya bupfa, umuntu akabyakira, agahita abyakira, akavuga uti nta kundi, birarangiye, ndabyakiriye. Ndagira ngo nkubwire ngo ibyo Kristo atakiriye byakubayeho, ariko siko bizahora. Ndasubiramo, ibyo Kristo atakiriye ku buzima bwawe niko biri, ariko siko bizahora. Ntabwo yakiriye uwo mubabaro. Bibiliya ni umuririmbyi Purito yararirimbye aravuga ngo kandi ntanezezwa n'imibabaro abana b'abantu bahura nayo. Ndagira ngo nkubwire ko ubwo atanezezwa n'imibabaro wahuye nayo, arabyutse mu gitondo. Bibiliya iravuga ngo arabyuka, abwira abigishwa ngo tugende tujye i Betaniya. Baramubwira ngo tujya kuvayo, bari bagiye kuhaguterera amabuye. Aravuga ngo nuko hari nijoro, uyu munsi ngiye ku manywa. Aravuga ngo ugenda ku manywa ntasitara kuko haba habona, ngo ari kugenda nijoro arasitara. Aravuga ngo singiyeyo nijoro, ngiye ku manywa. Ibyo ngiye gukora nejejwe nuko namwe muri hano. Aravuga ngo nejejwe nuko ngiye kumukangura. Bigishwa aravuga ngo mbyihorere, ubwo ari gusinzira azakanguka. Aravuga ngo ntabwo yasinziriye, yarapfuye. Baravuga ngo mureke azazuke ku munsi w'imperuka. Yesu aravuga ngo hoya, inshuti yacu iraryamye, yapfuye, ari mu gituro. Uti kandi mubinejeje, nejejwe nuko yapfuye namwe tukaba turi kumwe. Ubwo ntarindi yo arwaye, yo mukiza arwaye, mwari kuvuga ngo nubundi yari gukira. Bundi niko abantu basanzwe. Ndagira ngo nkubwire ngo impamvu azuye ibyapfuye, impamvu yaretse bigapfa, iyo bihembera bigifite ubuzima, abantu bari kuvuga ngo nubundi byari kuzazambuka, byari kuzahuka, byari guhembuka, ariko yarabiretse birabanza birapfa, none atanze ubuzima. Imana ishimwe. Yesu aramanuka, reka nihute. Ntiyigeze afata ibihumura neza, ntabwo yigeze yikorera imibavu. Mu yandi magambo, umunuko wa Razaro ntabwo ndi buze kuwijena, ngewe ndinjira. Yabwiye abamwizera, yaratubwiye ngo naho twaba twarapfuye tuzongera tubeho. Arongera aravuga ngo no mu rupfu tuzabana. Amanuka nta bihumura, araza, aza kumva ya Razaro. Ageze ku gituro, mbere yo ku gituro atarasohora mu kirorero, ageze bugufi bw'ikirorero, Marita arasohoka. Mariya arabyumva, arabyibuza, aravuga ngo igihe yari kuzira n'ubundi ntiyaje, icyaje gukora none ni igiki? Hari abantu muzi ngo yarakererewe, hari abantu muzi ngo yaratinze, ariko ndagira ngo nkubwire ngo iyo yihuse ntarenga iyajya, niyo agenze gahoro ntatinda. Igihe cye cyari iki cyo kukugenderera.
Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Yigeze yatinda kwa Yayiro arapfusha, ajyayo ku munsi wo gushyingura. Yigeze yatinda Nayini, umwana arapfa, ajyayo bageze ku irimbi. Yigeze yatinda ku kidendezi Betesida, agerayo amazi atihindurije. Ndagira ngo nkubwire ngo Ntabihumura Kristo akugezeho. Imana ishimwe, Ntabihumura azuye ibipfuye, Ntabihumura atanze ubuzima. Ntiyigeze amanukana ibihumura. Yaravuze ngo no mu munuko wa Razaro ndihangana kuko ndabizi nubwo yaboze ndamuhamagara asubirana ubuzima. Ntabihumura, nta certificat, nta diplome, nta perimi, agusezeranyije ubuzima, nta kibanza, nta nzu, nta nationalite uzahatura, nta mwavoka, nta ukuburanira, nta shinge, nta rugero uzarutsinda. Ntabihumura Kristo arimanukiye. Ntabihumura. Nta mugabo akubwira umwana, ntabihumura. Nta fiance avuga mariage, ntabihumura. Ndamukunda we, nta kazi akubwira ubuzima, ntabihumura. Ntabihumura Kristo araje, ntabihumura akugezeho. Diplome yawe ituzuye agusezeranya akazi, ntabihumura. Ntabihumura Kristo ariyiziye. Ageze Betaniya Marita aravuga ngo nubundi reka musanganire ataza gukorwa n'isoni hano ku Bayuda, akaza agira ngo ababigisha, akaza agira ngo Razaro cyahari, aramusanganira amugeze imbere ngo iyuza kuba hano. Ndagira ngo nkubwire ngo ntiyari ahari ariko yarabimenye. Ndagira ngo nkubwire ngo bikubaho yarabimenye. Bikubaho yarabimenye. Ugera ku murenge ukabura umugabo yarabimenye. Ubyara umwana agapfa yarabimenye. Mariage ipfa yarabimenye. Ugumirwa yarabimenye. Reka nkubwire ngo umugabo aguca inyuma yarabimenye. Umugore arusenya yarabimenye. Bakwiba yarabimenye. Unanirwa guhembwa yarabimenye. Ndagira ngo nkubwire ngo yarabimenye. Iby'imanzu mazemwe iminsi yarabimenye. Yari yarabimenye. Azanywe nuko abyiyiziye. Dusengana Imana. Peolima ndiya hosa edra. Yesu yarabimenye. Yarabimenye iby'ubukode bukurya, yarabimenye iby'abana badafite ishuri, yarabimenye. None ntabihumura araje. Aje ntabihumura. Yigeze yamanuka mu bukwe bw'Ikana, agenda adafite ikibindi. Amanuka nta kibindi. Mariya amubonye arambwira ngo nyamara nubwo muje nta mitobe, vino yarangiye. Yesu arambwira ngo igihe ntikiragera. Mariya aragenda abwira abahereza ngo icyo abategeka mu gikore. None wowe utegetswe iki? Kwizera, gukizwa no kwemera ko ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Turagushimiye Mana ihoraho. Iyo urambuye ikiganza hejuru y'igicuku gihinduka amanywa, ni wowe ujya ucyaha izuba rigahungira mu bwihisho bwaryo, imvura igatambuka. Ujya uhisha ukwezi ukarekura igicuku, uri Imana ikomeye. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo wimana amazi ariko wayatanga kubika isi. Niyo uvuze ngo ijwi ryawe rihindisha ibirimi by'umuriro hejuru y'inyanja, uri igitangaza. Kandi nuza ntuzaceceka. Ubwuje rero ntabihumura. Turakwakiriye. Twakiriye n'impinduka zawe kubw'ineza yawe Kristo Yesu dusenze twizeye. Amen. Imana ibahe umugisha.